Ikintu cya mbere kibabaza ni ugupfa utabayeho neza, gupfira mu bukene, gupfira mu butindi, gupfira mu bushomeri, utarigeze wumva n'uko ubuzima bwiza bumera. Icyo ni ikintu cya mbere kibabaza kandi ndakeka umuntu wese aho ava akagera yababazwa n'icyo kintu. Si kuvuka ukennye, ugapfa ukennye cyangwa se ikindi ko wavukira mu gahinda, imirwano, amarira, ugapfa ukiyafite. Icyo ni ikintu kibabaza cyane. Ikindi kintu kibabaza kubura nk'uwafataga byose kuri wowe, wari wizeyeho byose kuri wowe, akaba yagukoza isoni mu bantu, akaba yakwima amatwi. Icyo ni ikindi kintu kibabaza cyane mu buzima kandi ndakeka nta muntu n'umwe utababara. Ikindi kintu gishobora kukubabaza mu buzima, kumva ko ubayeho wanzwe, ubona ko aho uri hose wanzwe. Burya ku isi nta muntu utababara, nta n'umuntu utazigera ubabara. Ariko burya tekereza uvuka uri umukene, ukavuka utabayeho ubuzima bwiza, ukabaho ubuzima bubi, ugakura uzi ko uzakura uzaba ubuzima bwiza, ariko wakura ugasanga n'ubundi aho ugiye ni mu miyobo y'isi. Ibyo ni ibintu bya mbere bishobora kukubabaza kandi bikagutera agahinda, ukumva wababara cyane, ku buryo abenshi na benshi bishobora no kubatera ikindi kintu batateganyije. Ikindi kintu gishobora kubabaza mu buzima cyane cyane nko ku bantu benshi cyane b'urubyiruko, kumva ko wanzwe n'umuryango, wangwa n'umuryango, kutabona urukundo rw'umuryango. Ibyo ni ibindi bintu bishobora kukubabaza, bikakubabaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi kintu burya gusuzugurwa, gufatwa nk'ikigoryi, ibyo uvuga byose bigafatwa nk'uri ikigoryi, ibintu byose ntibyizerwe. Icyo ni ikindi kintu kibabaza mu buzima. Ikindi kintu kibabaza mu buzima, gutereranwa n'inshuti. Inshuti zawe zikagutererana, zikaguhemukira. Ibyo ni ibindi bintu bishobora kukubabaza muri ubu buzima tubamo. Rero iyi si tubayemo, uzaharanire kwishima kandi uharanire kubana neza n'abandi mu mahoro, kuko n'ubundi aho bukera hose nta jana duteze, kandi burya aho ushyira ujya buriya harabona. Niba waragize amahirwe yo kubaho mu buzima bwiza, kuba wakuze ukagenda kuva ukiri muto kugenda ukura, uzabishimire Imana. Ushimire Imana kuko niyo yaguhaye ubwo buzima, ntacyo watanze kirenze ubwo ufite. Iyi si rero uko tuyibona, uzakora byiza bigabe, uzagerageza kuba mwiza ku muntu agufate nkaho uri mubi, uzashimwa mu gihe uhari, nurenga imisozi utangire kuvuma, utangire gufatwa nk'ikibi. Icya mbere ni uko wowe kora inshingano zawe, wizere bagenzi bawe, ufite inshuti zawe n'umuryango wawe, kandi icyo uzizera cya mbere mu buzima, uzizere ko nta muntu n'umwe uzishimira iterambere ryawe. Murakoze cyane gukurikira Vuningura TV, muri kumwe na Manishimwe Vincent, ndabakunda cyane cyane.